amucumita itumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Amen. Twego amen. Twego amina. Hari ijambo Imana impaye kuvugana namwe ku buzima bwanyu. Abashumba badushunge tukora amavuta yabo twabivuze, kandi hari uko batwigishije ndetse na profeseri muri teoloji. Nimunyemere mbabwire insanganyamatsiko y'ijambo mufite, kuko ubu niyo wumvishe icyanditswe ukumva teme cyangwa intego y'ijambo, haba hasigaye ibintu nka bibiri gusa ukabutuye ikibwiriza cyose. Tuke ngo amen. Hari ibintu abantu bayigirira bihangishijwe ngo abantu barafinyina. No, hari igihe nawe ubigira mu ruhare, wowe utega amatwi n'amaso wumva icyo umuntu akubwiye, tajyaho nafinira wowe ntufinire, kandi nawe ntabwo uza gufinira mfite. Amen. Mfite ijambo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo twarokojwe amaraso y'agaciro kenshi. Twarokojwe amaraso y'agaciro kenshi. Ngo amen. Gira mugenzi w'agaciro n'amaraso. Agaciro n'amaraso. Agaciro n'amaraso ya Yesu. Abaririmbyi bayavuzeho, nanjye ngiye kuyavugaho. Reka mvuge ibintu bike kugira ngo no kuza gutwara umwanya tuze kwakira ubundi bantu. Tuve ngo amen. Amagambo ya mbere dusomye kaze mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto. Ikorinto hariya Pawulo ni mu mugigari bavuze ko mu gitondo bakimwita Sawuli, Imana iza kuzamuhindura amateka aza kuzitwa Pawulo. Ni umwe mu bantu ba mbere, niwe wa mbere muri Bibiliya yose wesheje imihigo yo kwandika ibitabo byinshi. Yandika inzandiko 10. Kandi ya mbere yahoze yitwa Sawuli, atoteza abantu b'Imana, abarenganya. Arimo aragira amatsiko ngo ageze mu kibaya kimwe ahahurira n'umucyo w'Imana. Icyampa waje gusenga muri sepa uze gutahana umucyo w'Imana. Tuge ngo amen. Narivuze ngo waje gusenga muri sepa wireba hano kuwakane. Uyu mugabo ngo amaze kwakira Yesu, amaze kwakira umucyo, amaze gufata inyigisho, yigiye kubashumba, atangira ivugabutumwa. Ariko mwiri ivugabutumwa yaje kuzahura n'akarengane ku buryo bugera kuri butatu. Reka kuve mumwe n'imsatire gusoza usumwe baje kuguhiga bamuhora Yesu. Cyakora yari yarashatse neza, turashima Imana akabona ko yabashaka neza. Ntabwo ari butinde wowe Imana. Umudamu we n'abandi bantu bahafi umugisha ngo bamushyira mu gitero. Reba dati, reba umugabo wamushyira mu gitero, ariko kugira ngo apfe wamushyira mu gitero, aho kugira ngo bamufunge wamushyira mu burwayi ufite, aho kugira ngo bamutware bamuhohotera wamushyira muri firigo, rero ntufunge cyane mu kanya ukamukuramo, ariko Imana ikamurengera ndetse ikamucyura. Niba ngombwa n'abazimuka murahazi ubwo tuge ngo amen. Tuge ngo amen. Bamucisha mu gitebo arokokuru wa mbere. Ubwo ni Imana yamuromba, twashima Imana ko yahabaye. Ikindi gihe ngo baza kumufata baramufunga, bakajya bamwandikira ibiboko inkoni ngo zirenga 600 za buri munsi. Sinzi uko bazibaraga, ariko nabwo Imana yabanye nawe turamushimira. Dushima Imana yabanye nawe. Ngo igihe cya gatatu cyari gikomeye ajya mu nyanja, abatuye ku kivo n'abazi inyanja genda ikikopera ko navuga icyamugu, ariko si impamvu zo tutakabona mubitse cyakuba kuri Yesu wakanya gatoya. Twe ngo amen. Bageze hagati na hagati mu nyanja, umuraba ubaturuka imbere n'inyuma hari bigoye, ibintu bidashoboka no gukomeza bidakunda. Abo bari kumwe ngo batangira kwigirira nabi, bajugunya ibintu bafite. Pawulo abona benda kubimara, abaza Imana ngo nibamara gushira nzashima njyenyine. Imana ijya kuremera ishimwe n'umufatikanya. Ntuzashima wenyine, iyo uri gushima hari ibihamya. Iyo abantu baba bakwinze banarira bene oreka amatwi yihute ari bigendere. Twe ngo amen. Imana mubwira ngo babwire be kwigirira nabi. Mfite umugambi wo kubarokora, nawe ndakurokora, ariko ngurokorere nabo. Icyampa Imana muri sepa niba Imana izarokora abantu 100, nawe uzakurokorere nabo. Wowe kwigirira nabi, niba uzajya muri Amerika nawe uzaba urimo, niba uzubaka etaje nawe uzaba urimo, niba uzaba ubukwe nawe uzaba urimo, niba uzatamara nawe ntizagusibe. Urabugeze uzatabarike nawe, uzatabarike nawe. Irabarokora bagira ku kigo cyangwa itimereza cya kwihuta nkamuvaho bavuga impamvu yanditse n'amagambo. Bageze Amerika ngo basanga bene igihugu cyabo hari umuriro bari bacanye ku kigo cy'Amerika.
ariko bangomba yuko muzajya muza mukegera ku birenge by'umushumba ariko namwe mugacana wanyu kugira ngo mu gitondo atari yahagera ajya asanga ari umwana agiye gucana kuhagera saa sita mugahita bakarabivuga yego mwaratojwe ariko gutora bitwa ngo aho reka amaze n'amahanga Pawulo wari waratojwe ariko yaranatoye yigira inama yo gucana we bari kumusha mushumba wanjye umutungo ibiganza bari kumusha mu izina rya Yesu tuve ngo amen afata umugambi wo gucana we murimo hanyuma bari guhambura umuganda w'inkwi ngo havamo igikururuka kimwizingira ku kuboko abari barabanye nawe babanye mu nyanja ngo baramutumbira ngo twabonye we bakora mu nyanja muri kijya cy'umura kibera ngo ntimukundira kubaho habura abarebye atesha agaciro amagambo baravuze agaciro ijambo ry'Imana abandikira mu rwandiko rwa mbere twasomye rwa kabiri cyo cyane yari yahuye n'intambara z'ibihembwe bitandatu ntabwo ndi bubivuge mujye muzinduka mucana wanyu na mushumba naza bibigisha impamvu ko tubimenya tuba twashaka kutanwa byinshi twe ngo amen aravuga ngo bene data niko twasomye sinshaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya yatubereyeho mu Bigutiya yatubereyeho Iburasirazuba yatubereyeho Rwamagana yatubereyeho Batoga no sinshaka yuko mutayamenya ahubwo nimuyamenye baradukubise batwise amazina baradutoteje baraturoze ngo tugeza naho ukiribaho iteka ryo gupfa bari mu bwabwira ngo twirinde ahubwo twirindire Imana izora abantu haleluya Dawidi yandika muri Zaburi ya 25 avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni tasha kunyeganyezwa ahubwo uruhamye iteka ryose nk'uko imisozi yose i Yerusalemu niko Uwiteka bose abantu be zamajyanye haleluya amen Pawulo aravuga kugira ngo tutiyiringira ahubwo twiringira Imana izura abapfuye arangije avuga ijambo nakumva kandi bwira n'abadamu b'abayobozi aravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye cyagihe iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo cyagihe umugabo ahari cyangwa umugabo cyagihe muri kovide cyagihe muri kumvikana mu kinyarwanda no mu Rwanda utakazi polisa ejo bundi mu myaka itambutse amarorerwa n'amahano n'amakuba n'ibyago byagura igihugu cyacu cy'u Rwanda yoborere n'imitekerezo ngenga bitwinjiza muri jenoside murabyibutse harimo umukobwa umwe wabaga Kicukiro muri Masaka yajyaga yegera umushinga nk'uko muri abakobwa hari abagenda bakazuka bakamwegera mujye mumwegera abaha amakuru atarayiteraniro ayiteraniro hamwe n'abasilamu kandi turabakunda ariko uyu mwegero bakora amakuru yawe n'umwimerere uyu mukobwa yegera umushumba wari mwarimu ubu n'umushumba muri ADEPR mubwira ati Imana izaturokora izaguha ubukwe izakugwiza burya nubwo mushumba yabivuga atari Imana ibivuze irabirinda noneho irabirinda ukirinda ijambo yavuze n'uwo yarivuzeho n'uwo yarivuze mbere n'umukozi wayo uyu mukobwa binjira mu gihe cya jenoside gikomeye bajya kwihisha mu rufunzo kuri Nyabarongo hafi na Bugesera ariko ahihisha na mwarimu wabo wari uri mwarimu muri ADEPR ahari ubwaka mbere mubwire nemera Imana y'abarokore nemera Imana yo muri Stefano nemera Imana y'amushumba ariko hari amagambo wambwiye ko ari Imana iri kubwira wavuze ko izandokora ikamba n'ubukwe nkanabyara umva ikintu ugiye kuyimbwira nibishoboka ubukwe bureke ntabwo yabumbutse n'intabukwe zitwa
Imana ariko ndakwinginze yibwira ifatiye itariki y'uyu munsi nzageza umwaka utaha nk'iki gihe naho umugabo yamwibona nzaba nyibonye none tuvugana abyaye gatatu abantu baduhaye umunsi Imana iduha iminsi baduhaye umwaka bitwongera n'uyu Pawulo aravuze ngo habaye cyagiye ntagagira murahari ni muhari amen kira mugenzi wangu agaciro ni amaraso ya Yesu agaciro ni iki ashaka kuvuga n'abadamu babyaye babandi bagize ibyago bagapfa nabi Imana yambwiye izabashumbusha ngo amen izabashumbushe wowe wambaye agapira k'udusitari kuva mu gitondo isanagereye ahantu wonyine Imana yambwiye ngo ubyemere si ngombwa ngo ntubyemere ubyemere uyikorere muri mu nyongezo kuko haba hari bageranye niko Imana yavuganye nanjye hari icyo ubiziho cyangwa ntacyo yego ngo uzamura hari babye ubuzima haleluya tuge ngo amen ndashaka abadamu ababyeyi wagiye kwa muganga centre de santé cyangwa Faisal cyangwa ku Muhima cyangwa Sehashika cyangwa Ikibagabaga cyangwa mu Ryanyirakijya cyangwa umukobwa no mu cyaro agahagura umwana muzima ya muhungu ya umukobwa ahaguruka aterera ababyeyi nimetajiri abadamu cyangwa nina nagusoma numvisha bivugaho ugiye kubaza ibintu bitatu wowe nunsubize wisubize ko wagiye kwa muganga hahandi ugacura umwana muzima n'ubwunga wawe meya musaza wawe igitifu so wanyu n'umudepite so wanyu n'idogiteri umugabo yari akomeye afite n'umugore ukomeye wize afite n'ishyaka mu gihugu ntabwo ari mu Rwanda musaza w'umugore bofure nawe n'umudogiteri mu bitaro yinjiye ibitaro umugore ukomeye abona n'umwana wari kuvukaga none wowe wagiyeyo musaza wawe si umudogiteri musaza wawe si meya musaza wawe si umushumba Imana abaciye gahita bene zose twe ngo amen mwumva ijambo Yesu yavuganye nanjye mubwire ngo iyaturoko turukoreza amina Yesu yarambwiye ngo nubwo wajya kwangira inuma no kwangira inkwaya nubwo wajya kwangira impamvu utavuyeyo ugacura umwana muzima muduke kugenda mu nyungu twe ngo amina bavuze ngo amen bavuze ngo amen Niko kasika kwa msungana tunakuliza. Tukamba mina. Amen. Umukuru Yesu yambwiye ngo mbere ko muganga yambaraga gamurazibuka. Yego. Mbere ko bacana bya bitara murabyibutse. Murabyibutse. Yego. Sungani mikasi. Murabyibutse. Yego. Murabyibutse. Yego. Tukamba mina. Amen. Mundukire. Ngo mbere ko muganga yambara taburiza. Barazambara ntibazambara. Mbere ko muganga azamuka mbere ko muganga azamuka umugore agatanga ajya kugira ibyo akora mbere ko gutera intambwe hari Yesu ahageze mbere gatoya ubone nasoza
nk'abandi bose ariko urupfu rwa Yesu rusanzwe kugira ngo ntabwo ari rusanzwe ntabwo wari ugize gute ngo amen hanyuma umusirikare ukomeye hari burondore byiwe ngwaza aje kureba ko Yesu bamutoteje asanga yamaze gutanga kandi batoteje abane ko batamutoteje ubundi kirazira aga umwanya w'impuguro ariko ntazikwiye hari ibintu umushumba yavuze byinshi itorero naherewe mu bwarimu ngewe ntabwo najyaga ndeba amasaha narwanaga n'ibintu bibiri ukambibwira abana narwanaga wowe umugabo wo kubihamya wowe tegera amabeshyi narwanaga no kugira ngo pasiteri Nowa atantana cyangwa bishop Amorphis n'utuyahari atantana niyo rero kwagera saa moya ngasanga abantanze nari kwandi gukorera kuri zero cyaraziraga ngenda rero muri ADEPR imyaka 9 n'umusimbura pasiteri ibereka mbere bivugiye iki kirazira ko umusirikare ukomeye apfa gukora ibintu bisa nk'iy'uburetwa abasirikare baciriritse bahari siko muranyuze abasirikare bakomeye za universite za dokitora n'ibindi bo bajya kuri computer niba bamusoma byo bakoresha ntabwo nize makeya bakajya bakibitika noneho barusha batwega baciriritse tukajya ku rugamba ibyo cyangwa se ibyo ageze aho Yesu ari akomeye asanga abahungu be barangaye kugira ngo ngeze ngo Yesu ajye arangaza abadayimoni Yesu arangaza abadayimoni ku buzima bwawe Yesu agira ibintu arangaza Yesu abirangaze ku buzima bwawe arangaza abapfumu arangaza abakonikoni arangaza za nyabindi agira ati arangaza mvugo n'umuke bizashiduka bisanga yageze mu rukiko rw'abashumba abirangaza cyangwa byihorere umugambure cyane haleluya uwo musirikare yagiraga ishyaka rijya gusa n'iryamushumba ntabwo ndi kwamamaza mushumba ndi kwamamaza Yesu ariko gitwaza yaravuze ngo ningwa agatuti ko karahenze ndetse ko navuga butumwa barahenze ninkabo jya ushima Imana yakuramukije nawe ushima nk'umushumba akaguhaye rero mama ari gushima no gushumba agira ishyaka rimeze nk'iryo musirikare ariko kandi ukuntu gutyo ariko n'abatanze ni beza ariyo abantu baje gukererwa bagasenyesha umutahageze barumaka batahageze ahita basikuza icyuko ndi kwihuta ngo areba Yesu reba Yesu ku musaraba nabo yararebe ntabyihorere shushanya ku musaraba uraha Yesu awubambyeho ngo afate icumu agikuza umusirikare yitegereza Yesu ngo arizamura muri confidence yabo arizamura mu mbaraga kumva wa musirikare nubwo yize icyongereza nubwo afite amanyenyeri rero apfuye ijisho rimwe ngo aragenekereza ariho Yesu ari yamaze gutanga kare kabari mucumbi yari icumu ry'ingobe ifite tumeze gutya avuga ati ndamuhamije sha abahungu bamunaniwe kumbuka muhamije niko Yesu ari mu kazi turashimira noneho barikuriye gutya n'umujinya warizanye hava mu isoko amaraso aritera akubita mu jisho areba aho ngoreko atangira kubona ari kureba atangiye kureba abantu bose yaramanutse abona ibintu biri gukoreka aramubereye nonaha burya bwoko wawo undi yari umwana w'Imana kugira ngo agaciro n'amaraso tukipo amen nari gusoza n'igicyasigaye irindwi n'ishaka sindimana yenda nkoresha itanu vuga ikintu gisigaye cyose tuvuge ngo amen banza undura mu agaciro n'amaraso ya Yesu agaciro ni iki mwembariza ngo wibutse urupfu y'uteka yakorokoye rwari rwabazwe ese muri nta muntu rwibutse nta muntu uri kurwibuka Imana igukurayo wagiye muri koma Imana igukurayo baraguhumanyije Imana yaguhumanura zamura cyane haleluya sigaje kitunda soba itanu sigara tuko amen ushobora kuvuga ibintu byinshi hari n'icyavuze na Imana bayampaye umuntu wa mbere ari ku isi n'umuntu witwa Adamu abyara Kayini bombi na Abeli
Kayini agira ishyari yica umugabo witwa Abeli. Imana irabashumbusha ibaha umuntu witwa Seti, ubwo Imana izajya gushumbusha. Iduka nirihomba Imana ijya gushumbusha, akazi n'ibyanga Imana igushumbushe, niba gukerereza Imana igutegere. Amen. Ariko bagwiriye bagwiza ibicumuro. Imana ihamagara Nowa ngati bazi inkuge zitwa gufera barayibaza. Abarokotse barajya baragwira bagwire bagwiza ibicumuro. Haza abagabo ubaka umunara hanyuma mbere n'abagwiza ibicumuro ibitingaho. Avuka abasaza batatu barabuze ubwo kwa Shemu gisekuru cyaho ngaho ngo baravuka Abanahumu, Abahori n'uwitwa Tera akoreramo n'amaso y'Imana bitatu, akajya akora ibigirwamana akanabyamamaza akanabicuruza. Ariko mu kubyara kwe abyara Aburahamu, ari ubuzima buze kuva mu gitondo ngo abyara Aburahamu abona byose akora. Ababwira ikireka nyivuge ariko si muri sepa hari ibintu baso bakora bidakwiye. Ndavuga basubira hakurya mu mwuka mukuru cyangwa mu byiborere. Itoro namenyeye mu ivugabutumwa bwa mbere aho nabaye musimbura bya bine babwiye nshaka kuvuga. Twajyaga dufata umukecuru ufite ihene ebyiri tukamunyaga imwe ngo ijye kubaka mu murenge wa Gisozi ngo baza basaza ibihangane. Umukecuru n'umupfakazi ararira umwana mituweli aramushakira akawunga, umunyazi ihene imwe igiye kubaka urusengero. Reka mbabwire ngo niyo ngiyo umenya cyangwa kimuzubaka Imana izikorera nawe ugakoresha, ariko ntabwo izakoresha umuntu waburaye. Zaba zibagaburire mwiyubake mu mutima ubundi mwubake inzu y'Imana. Ariko nabo mufite baso ngiye nka Tadeyo Aburahamu ati atakora nibyo cyangwa se bamwatiba muri kuriya bakarutaya bamukaturika mu kidini ujya mu itorero ujya kuvuga tukoresheje muri ryo uze muri tepawejejwe uze muri pawejejwe pana gutete inkweto wa mugani kudafite amangazino afite ku murongo kutagira ibitanda bine wasize biseguye abenshi muri televiziyo wigirira n'iki kibakereza mu nzu y'Imana. Ariko miyore ngiye kuyimara. Aburahamu munyumve rata Imana ibwira Aburahamu ati va muri uriya bakorudani ujye mu gihugu nkwereka, nzaguhindura umugisha, nzaguhindura amazina, uzaba umugisha, akwifuza umugisha nzabaguha, abazakuvuga ntuzabumva nzabivomera. Rero ntukirwe muvuma, hari Imana ibidukorera. Ahubwo Imana yabizi twebwe. Amen. So nzamunyerere rya gatatu ngita nsoza nyine murita nkine isigaye. Uyu Aburahamu yaje kuzororoka. Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda, Yuda abyara Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nashoni, Nashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Zerubabeli, Babeli abyara Ehudi, Ehudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Sadoki, Sadoki abyara Manase, Manase abyara Matani, Matani abyara Yosefu, Yosefu abenguka Mariya, Mariya asamira y'Umwuka Wera, maze Mariya abyara Yesu, abyara umucunguzi, abyara Kristo. Fata umwanya n'ubwici mubwira leta zose, fata umwe muri babiri muri mu maso mubwire ngo Yesu Kristo waje iwacu niba we ntabwo azahanyura. Tuko baranyumvishe Yesu abangaba benshi bose barize kababwira muri fata mu cyongereza ntabwo nakopeye. Yesu wakoze ziriya sirikirasiyo zose iwawe ntabwo azahanyura, iwawe ntabwo azahanyura, iwawe ntabwo azahanyura. Muzamure cyane haleluya. Tujye muri iri jambo bamuhana gushyira n'amaraso ya Yesu yonyine araduhagije. Twarokojwe amaraso y'igiciro cyinshi. Mana turagushimiye, uri Mana nziza, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye umuteguro, twibutse agaciro k'amaraso Yesu yamenye. Yarayamenye Sepu yavuka, yarayamenye umushumba abaho, yarayamenye ntawigumaho. Neza yagucyubahiro turagushimire ubwo wageze ahandi hose iwacu muzaharike mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Amen.